Never lose a hope. Ne perdez jamais espoir. Mu buzima bwawe ntuzigere witakariza icyizere, ntuzigere witakariza ibyiringiro. Waba warigize wumva abantu bavuga ngo icyizere kirarema? Njyewe mbyumva kenshi, mbyumva cyane. Icyizere kirarema. Niba utarigera wumvira ijambo cyangwa utaramenya icyo baba bashatse kuvuga, umva iyi nkuru. Ku musozo w'iyi nkuru uraba wabashije kumenya isobanuro ry'iri jambo icyizere kirarema. Icyizere kigereranwa n'umuco umurika ahari umwijima ugahunga. Irukana uwo mwijima, wigirira icyizere. Icyizere ni intwari ikomeye ishobora kurwanisha ikakugeza ku ntsinzi iyo ari yo yose. Andika mu magambo arambuye iri jambo hope. Number 1. Hope stands for healing of people everywhere. Icyizere ni umuti uvura abantu bose ahantu hose. Number 2. Hope stands for health opportunity for people everywhere. Icyizere gihesha abantu amahirwe y'ubuzima ahantu hose ku bantu bose. Number 3. Hope stands for how to overcome problems every time. Uko wakwikura mu bibazo, mu mbogamizi, igihe cyose ahantu hose. Icyizere ni umuti ukomeye ushobora kukuvura indwara y'igikatu. Kubizera Bibiliya, reka dusomere ijambo rusanga muri Matayo ibice 21 umurongo wa 21. Haravuga hati, Yesu arabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko mufite kwizera mudashidikanya, mutakora iby'uyu mutini gusa, ahubwo mwabwira n'uyu musozi muti, shinguka utabwe mu nyanja, byabaho. Byashoboka kubera iki? Icyizere kibasha kwimura imisozi. Ushobora kuba hari aho ugera ukumva nta cyizere ugifite, ukumva ucitse intege, kuraje ari ntayo. Hano tugufitiye inkuru nziza. Ikaze kuri Inkuru Nziza Product Official ufata imiti. Welcome. Iyi ni inkuru yahinduye ubuzima bwanjye. Habaye umworozi akorora indogobe nyinshi. Muri izo ndogobe hakaba harimo indogobe yari kuze cyane, yari ishaje cyane. Umunsi umwe ubwo iyo ndogobe yagendaga irisha igasozi irya ubwatsi, yaje kugira ibyago igwa mu cyobo kirekire cyane. Ikibazo gikomeye ni uko iyo ndogobe itabashaga kwikura muri icyo cyobo, cyari kirekire cyane. Iyo ndogobe icyo yakoze, yarasakuje cyane ngo ahari yabona ubufasha bwa muntu. Ubwo hafi aho ngaho hagendaga umuturanyi wa mworozi nyiri iyo ndogobe. Ubwo yaje kumva urusaku rwinshi cyane rwa ya ndogobe, yiruka yerekeza aho yumvishe urwo rusaku. Uwo mugabo yagerageje gutabara iyo ndogobe ngo ayikure muri icyo cyobo, ariko biramunanira. Yigira inama yo kujya kureba wa mworozi nyiri iyo ndogobe ngo baze bafatanye gutabara iyo ndogobe ye. Ageze kuri uwo mworozi amutekereza ibintu byose uko bimeze. Ubwo bareba abaturanyi benshi bajya gutabara ya ndogobe. Ubwo bose bafatanyije baragerageje, ariko indogobe irabananira. Wa mugabo byaramubabaje cyane kubera icyo gihombo yari agiye kubona kubwo kubura indogobe ye. Yaricaye shira umutwe mu maguru, atangira kwibaza byinshi cyane. Ariko muri uko gutekereza yatangiye gutekereza ukuntu iyo ndogobe yari ikuze cyane, yari ishaje koko. Yabwiye babagabo bose ati, rero ko mubona indogobe yari ikuze cyane, yari ishaje, ishobora kuba yari mu minsi ya nyuma n'ubundi. Rero nta mpamvu yo kugira ngo ikomeze kudutesha umwanya, twajya no mu yindi mirimo. Dore ko n'izindi ndogobe zanjye zose zindi zikeneye kwitabwaho kandi zizansumbusha. Yarakomeje arababwira ati, mureke dutabe indogobe tuyihambe, ubwo bayihamba ari nzima. Ati, twikomereza imirimo yacu.
ubwo babagabo bose batangiye gushaka ibitiyo, batangira kumanurira ibitaka muri cya cyobo cyarimo ya ndogobe. Ya ndogobe ibibonye yabonye kuri mu kaga gakomeye cyane, itangira gutekereza ikindi yakora. Mu cyizere cyinshi yumvaga ko itari bupfire muri cyo cyobo, ko ahubwo irarokoka. Uko babagabo bagendaga bamanura itaka irwa muri cya cyobo ngo batabe ya ndogobe, yagwaga ku mugongo wa ya ndogobe, ya ndogobe ikizunguza, ibitaka bikamanuka bikagwa hasi. Uko ibitaka byagendaga biba byinshi ku maguru yayo, niko yagendaga izamura amaguru yayo gake 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 gake, bya bitaka nabyo bikamanuka hasi y'ibirenge byayo. Ubwo ya ndogobe igahagarara kuri bya bitaka byari bigiye kuyitaba. Gutyo gutyo babagabo bakomeje guterera ibitaka muri cya cyobo, ariko batazi ibibera muri cya cyobo. Ubwo ya ndogobe nayo niko yazamuraga amaguru ihagararisha kuri bya bitaka, izamukira kuri bya bitaka. Mu kanya gato ya ndogobe isa nk'igeze ku mpera za cya cyobo hejuru. Ubwo ya ndogobe kuva muri cya cyobo yahise isimbuka irirukanka cyane. Ubwo nayo ibikize gutyo. Sinjye wahera. Niwitegereza neza iby'ubu buzima, uzabona ko hari ibibazo byinshi n'inzitizi nyinshi zituma dusigara twibaza tutazi icyo twakora. Muri ibyo bihe bigoye ubuzima, ntidukwiye gucika intege, ntidukwiye gutakaza icyizere cy'ejo hazaza, ntidukwiye gukomeza kwicazwa hasi n'ibyo bibazo, ntidukwiye gukomeza guhagarara hamwe nk'abaheze mu isayo, ahubwo dukwiye kwizunguza twishakamo imbaraga nka ya ndogobe. Hari ubwo ibyo bibazo biduhindukira amabuye tuzakandagizaho ibirenge byacu twambuka umugezi, mu gihe nta kindi kiraro tubona hafi aho. Muri ubu buzima hari n'ubwo ubuzima hari ubwo ikiraro gicika, nyamara wowe utarambuka. Hariho n'abambuka bamara kugera hakurya, ya migogo bambukiyeho bakayikura hejuru y'umugezi ngo hato nawe utambuka basangayo. Ariko ndakubwira nti never lose courage, never lose hope. Ntucike intege, ntiwitakarize icyizere, ahubwo izere Imana nk'umuyobozi wawe. Komeza utere intambwe ujya imbere, wishakemo ubushobozi. Niba wakurikiye neza iyi nkuru, iyi ndogobe iza gucika intege ikitakariza icyizere, icyari gukurikiraho yari kubura ubuzima. Ariko iyi ndogobe yo yabonye ibitaka byari bigiye kwitaba, ibihinduramo amahirwe yo gukira, yo gukiza ubuzima bwayo. Nawe rero ibyo bibazo ubona mu buzima bwawe byose bishobora kuba ari amahirwe akomeye yo kuva mu cyobo. Ne perdez jamais espoir, never lose hope. Mwakoze cyane kureba iyi video, mukomeze kudushyigikira mukora subscribe, mutanga ibitekerezo ndetse munasangiza abandi video zacu. Inkuru nziza product official nakagaruka.